umujyi wa Lund abanyasuwede bari guhura n'ibihe bibi imyaka ibinyejana byinshi bishize hari impinduka iri kuba ubu ngubu hari inkuru ivuga yuko impinduka idasanzwe iri kujya mbere ubu naje ahangaha naje guhura n'abandi ibihumbi byinshi bari kugabanya imibiri yabo bateramo microchip mu ruhu bisobanuye yuko batazigera bongera gutwara imfunguzo cyangwa amatike cyangwa se ikarita ya banke bibaho ubu ni uburyo bwa microchip Hana yamaze gufata microchip y'ikoranabuhanga yashyizwe mu kiganza cye yizera yuko umunsi umwe twese tuzashyirwamo microchip nkawe nuko Hana wamaze gushyirwamo microchip yego mbese bimeze bite ndikumva ari byiza ndikumva byishimiye cyane kubibona uko bimeze mbese nakoraho yego wakoraho ndikumva ahangaha hariho hazaza nizera yuko ikindi kintu gikomeye kigiye kuba umunsi mwiza rero wo guhindurwa ikoranabuhanga ati nuko murakoze ubu ni uburyo bwa sci-fi kandi ni uburyo bwo kumenya nimba hari umuntu wese ukeneye uburyo kubukoresha abangavu benshi n'ingimbi microchip bisa nkaho biba biri mu ngirabuzima zabo uyu ni umukobwa wanjye nanjye ndise noneho muri umuryango wa microchip yego turi igice kimwe cya mashini Magnus n'umukobwa we Felicia baje guteranira hamwe iri joro kubera ko bizera yuko ahariho hazaza nk'uko bivuze ni ikintu cyiza ku muntu guhindurwa ikoranabuhanga kandi birihuta biranyaruka birihuta kandi biroroshye ubu ngubu bamaze guhinduka igice kimwe cya mashini mbese uri kwiyumva gute ndumva ari byiza mbese wizera ko mu gihe gito twese tuzaba tuzifite yego ahagana mu myaka mike iri imbere twese buri muntu araba ashobora kujya gufata aka microchip gatoya kakajya gashyirwa mu ruhu mu kuboko mbega ukuntu mwumva biteye ubwoba ariko ngewe byashoboka yuko ndi inyuma y'ibihe ubu ni nyuma y'igitondo nkaba ngiye kureba Felicia na se Magnus kugira ngo njye kumva iby'ubuzima bwabo bushyashya batangiye ese wabyutse muri iki gitondo nibwo bwa mbere wari ukangutse mu bwonko bwawe mbese umeze ute numvise bitangaje cyane kubera yuko ubu ngubu namaze guhinduka ikoranabuhanga kandi iyi microchip iri mu kiganza cye izajya ikoreshwa no mu itumanaho ni naryo koranabuhanga rizajya ryifashishwa mu kwishyurana utiri ukoresha ikarita ya banke ahubwo uzajya ukoresha telefone muri kubona nkanjye niho nabitse business card yanjye kandi ibintu byose nabishyize nimero za telefoni na email yanjye ndetse n'ibindi byose na groupe y'amaraso yanjye none inyungu iri muri ibyo byose ni iyihe nuko iyo mbonye abakiriya cyangwa se nkabona abantu batanga amasoko bakambaza ikarita yanjye y'akazi ndababwira ngo ni musikaninge nimutunge ku kuboko kwanjye noneho rero iyo hagize ibintu bakubaza byinshi yego ndamubwira ngo tunga ku kuboko kwanjye kandi ibi bari ingenzi ariko ikintu cy'ingenzi kirimo aho ngaho ni uko ari ngewe watoranyije ibyo ngomba kubika kuri iyi microchip yanjye abantu bamaze kujya kure cyane ku bijyanye n'ibyo bagomba kumenya kuko bamaze kubura itandukaniro riri hagati y'umuntu ndetse na mashini uwitwa Hannes ari gukora umurimo ukomeye cyane wo kutwumvisha twese uburyo tugomba guterwamo microchip uyu ni umuhanga ukomeye cyane ku bijyanye no kwinjirira ingirabuzima z'abantu akoresheje ikoranabuhanga abitwa abahaka mbese ni ikihe kibazo kiri mu kugendana ikarita cyangwa se telefoni cyangwa se imfunguzo zanjye mbese umugambi ni uwo umugambi ni uwo kugabanya imihangayiko ntabwo ari ukutugira abanebwe oya ni amahirwe ni ugukora uburyo bw'imbaraga z'amahirwe uri kubona iyo uramutse mu gitondo uhagaze hariya wisakasaka mu mifuka ubaza ngo telefone yanjye ikofi yanjye imfunguzo zanjye ibintu byanjye byose ibyo ngibyo nibyo turi gushaka kugabanya kandi ibi nibyo bigomba kuryoshya ubuzima bwawe bibuha imitako Hana avuga ko twese dukeneye microchip kugira ngo hinjirirwe ingirabuzima zacu twese kandi microchip niryo tangiriro njyewe ndashaka ko
nk'ikiremwa muntu dufungura uburyo bwo kunononsora uburyo bw'ubwisanzure mu byo dukenera mu muryango wa kimuntu kandi tukanoza n'amashusho menshi dushobora guhindukamo ibindi biremwa noneho ushaka kuduhindura ibindi biremwa cyane rwose ndifuza guhuza abantu n'ikoranabuhanga kandi ndatekereza ko bizaba rwose nabyo ndashaka kumva ni impamvu ki abaturage bo muri Suwede bafite umwete udasanzwe mu gukunda iki gitekerezo mu gihe abandi bari kubigiraho imyitwarire idasanzwe iki ni igihugu kandi ni agace k'abadogiteri Suwede ibaye igihugu cya mbere cyinjiye mu mushinga wo kudakoresha amafaranga kandi ubukungu bwacyo bwose bukaba bugeze mu ikoranabuhanga iyi ni kampani yaho itwara abagenzi bose bamaze gushyirwamo microchip bose iyo bagiye kwishyura bakoreshwa chip yabo yo ku kiganza mu kwishyura itike mu mujyi Toko akaba naho ari ahantu hari kuba impinduka idasanzwe abakozi bose bo mu biro amajana n'amajana bashyizwemo za microchip iyo bagiye kwinjira kugira ngo bahabwe uburenganzira bashyiraho ukuboko kwabo kwashyizwemo microchip uyu nawe ni uwashyizwemo microchip mu myaka 3 ishize rero microchip yanjye imfasha gukingura urugi kandi ni nayo ibika amakuru yose y'ibijyanye n'amafaranga yose yasohotse mbese wishimiye uburyo bwa mbere bwo gukoresha ikoranabuhanga ukoresheje microchip yego urabona ubu ni uburyo bw'imyitwarire idasanzwe mishyashya kandi ubu ni bwo buryo ibihugu birabikoresha kubera ko ariho hazaza kandi uri kubona ko hari ibiganiro byinshi byagiye bitangwa bigaragaza ko microchip zirimo ziraza yego ikintu gikomeye cyane hazaza ni uko microchip ari izaba ifite amakuru yawe kandi akaba ashobora kurindwa ariko amakuru yawe yose akaba abitswe muri microchip kandi akaba inzego zishinzwe umutekano zose zigomba gucungana n'ayo makuru yawe y'umutekano mu gihugu cya Suwede rero abashinzwe kurinda aya makuru bari kuvuga uburyo ki ibintu biri gukora rero nishimiye uburyo bwa mbere bwo gukoresha iyi microchip kandi mu buryo bwa mbere kuyikoresha bisa nkaho byari bitangaje ariko ni ikintu dushobora kugenzura tukamenya nimba biri gukora kandi tukamenya amakuru y'abaturage n'uburyo bwo gukoresha mu bintu bigiye bitandukanye ariko dushobora no kumenya ahantu hagiye hatandukanye n'aho abantu bari no kumenya uburyo ubuzima bwanjye buhagaze kandi bigatanga uburenganzira ku makuru y'ubuzima bwanjye kandi ubu nibwo buryo hazajya hatanga umuburo ugaragazwa neza uburyo ubuzima bw'umuntu buhagaze amenyeshwe neza nimba hari ikibazo kiri mu buzima bwe kandi mu gutera intambwe bizajya bitumenyesha neza uburyo bwo kugenzura amakuru y'uburyo ubuzima bw'umuntu buhagaze ubu ngubu kuri njyewe bimeze nk'aho microchip kigomba gukora bifite aho bigarukira kandi abantu navuganye nabo bose bavuga yuko iri koranabuhanga riraza guhindura uburyo tubayeho kandi mu gihe kiri imbere twese turaza gushyirwamo microchip tube tubayeho muri ubwo